Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi rero tugarutse na za nzozi zacu, ni inzozi nziza z'umugisha. Uyu munsi rero igira hino cyane twirebere izi nzozi. Ese waba warigize urota wambara inkweto ikanga kugukwira? Ese waba warigize urota ucana umuriro ukazima? Ese waba warigize urota urya igisheke? Ahangaha rero nibyo bintu nje kugusobanurira. Mwese rero ndabasuhuje aho muherereye hose, haba ari za Singapore, za United Kingdom, za USA, hirya aho rero mwese ndabasuhuje, za Tanzania, za Congo, aho za Burundi mwese ndabasuhuje mukomeza kugubwa neza, ndetse by'umwihariko n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mpande enye z'u Rwanda, mwese ndabasuhuje. Inzozi z'uyu munsi reka tunyarutse cyane, tugiye guhera mu kurota wambara inkweto ikanga kugukwira. Ahangaha rero ibi byose bigiye bifite igisobanuro. Hano ngo hari ikintu uba ushaka ariko kikakunanira ndetse kukigeraho, nicyo bigiye bisobanuye kugenda wambara inkweto ikanga kugukwira. Nanone kandi bishobora gusobanura ko nanone ngo kuba ubutunzi cyangwa se akazi, umugambi ufite ndetse ariko ukabona uragenda wanga kugenda ugerwaho, ahubwo ugahura n'imbogamizi. Ibi rero nicyo bigiye bisobanuye. Hano ngo kuba abandi bisobanura, nanone ngo ku bandi bisobanura guhura n'abantu ndetse ngo batagukwiriye, ngo cyangwa se kwinjira mu gikorwa kitari icy'ukuri kuri wewe. Aha rero murumva ko icyo bisobanuye ari icyo ngicyo. Biba bisaba rero ngo urebe neza cyane, ngira ngo wabyumvishe. Ni ukwinjira ku gikorwa kitagukwiriye cyane. Ku nzozi za kabiri reka turebe kurota ucana umuriro ukazima. Aha rero abahanga babisobanura ko ashobora kuba ari umurozi. Nanone kandi bikaba bifite ibisobanuro bikurikira. Ahenshi ngo uyu muriro ubacana ukazima, ucana umuriro ukagenda uzima. Ahangaha benshi bajya bifata nk'umurozi, ariko nanone kandi dore hano ngo igisobanuro cyanditse ngo imigambi yawe ishobora guhura n'ihengeshwa. Turebe hano ngo ishobora guhura n'ihengeshanya. Umuntu wabisobanuye gato yabaye nk'ubishyira mu kirundimo gato. Ahangaha nyine ngo ushobora guhura n'isanganya muri makeya cyane, imbere y'uko ubigeraho ibyo washaka kugeraho cyane. Aha rero urumva ko nyine ahangaha nanone ngo kandi nanone kandi ugahura n'imbogamizi ngo zihagije mu kintu ndetse urimo urategura. Aha ni ukuvuga ngo gucana umuriro ukazima, ni ukuvuga ngo amahirwe yawe wari ufite ahenshi ntabwo aba agikomeje, ahubwo imbere yawe haba hari imbogamizi. Nanone kandi ikindi bishobora gusobanura hano, bishobora kandi gusobanura ugutakaza amaraso cyangwa se umutima kuri icyo warimo urashaka gukora, ariko ugacika intege vuba. Ahangaha rero ni kwa uba uri gukora wiyushya ibyuya, maze ubundi ariko nyuma ukaza kwakira amakuru mabi y'uko wenda ibyo bintu bitari bukunde. Aho rero uhita ucika intege. Reka twikomereze rero twigire ku kindi cya gatatu, kurota urya igisheke. Kurota urya igisheke, ahangaha bivuga neza yuko ari ugutera imbere mu by'ubutunzi cyangwa se n'imigisha. Aha nanone kandi ngo kwinjira mu bihe byiza cyangwa se kumenya amakuru meza. Hano ngo ku bantu bamwe bisobanura kuronka akazi, amafaranga cyangwa se ubutunzi butari bwitezwe.
Aha rero murumva yuko rero ikintu bigiye bisobanuye ari icyo ngicyo cyane. Aha ngaha rero kurya igisheke ni ibintu by'umugisha, ndetse kandi ko ushobora kuronka ubutunzi utari witeze. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero ukanda subscribe hasi ho gato cyane, ejo tukuzanira n'iyindi video.